Okay, nuko bimeze reka dongere duhikaze urweba Urban 250 tuzira ko byose ari sawa cyane. Hanyuma uyu munsi twagize gutya tubazanira abangaba bana ngo warubaherutse hano ku episode yacu. Uzo kuri episode this time twahuje amazi n'amashanyarazi. Nukuvuga ngo amashanyarazi yawe n'amazi buri munsi biraturika. Icyo tuzi cyo twose nuko bose ari biraturika nta numwe woroshye. Tubaye ikaze murundi kazi. Umeze gute mwike? Fresh. Umeze fresh? Biriko birageye. Biri kugenda. Ariko gripe zimereye nabi cyane. Gripe zimereye nabi. Nkitsamagura. Ukumva umutsombo umutsi w'ubwonko wari witsamagura ukitsamagura haje kumva bigeze mu bwonko n'umutsi haje indani ego aje wowe nakirunduze ego mane yanje ibyo ndagombe menyaga dandi kumva ari ngi ahubwo ndikumva ngo n'ururimi rwakuri kandi ubu mane basika ari ubwa mbere duhuye ndikumva bagira ngo reko iki kinyarwanda uyu muraziranye so ubwa mbere ndikumva bagira ngo reko iki kinyarwanda ari ku kinyarwanda ndikumva rukundo nyine ariko kigamba bitagambitse nyine tu bitagambitse ariko kinyarwanda kuvuga nawe ariko iriya telefone ifite igisonero kireke bitagambitse ari yiwanje ni yiwawe oya si yawe oya danje iyo sonero ni yani ni Adamu si yawe none se bari meze neza ariko njyewe meze neza ego abantu bigeze kwandika kuri kombe nk'umuntu wabibwiye wambwiye igitekerezo buriya kenshi na kenshi tureba n'ibitekerezo ati kuki mugira urusaku gusubiza kuki ugira urusaku wowe se ndakurusha urusaku yego mana yanjye njeze ndagambaga hama buri gukora iki ndangiraga amagambo menshi ngagaye mu ubu mwese mufite imyaka y'ubukuru yego oyo ni umwana ndamuruta uramuruta ariko nafite imyaka y'ubukuru oya wimvugira yinamvugira wagira reka kogoja niwe mukuru mfise imyaka y'ubukure ariko hata mutazombuza n'umugabo ngo kugenda umwana uruzi imyaka ye ay 18 urabizi neza ufite ingahe rata 19 zose bitandukaniye urundi sisi bashaka bashaka ku mugabo biremewe cyane rwose urundi si biyemewe ino ndo byemewe ubu yaje no gusezerana iwabo ariko no mu Rwanda mugabo biremewe ndago byemewe 19 biremewe nduturusha igihugu cyacu imyaka yemewe mu Rwanda ni 21 urumva 21 nize kumviza 21 ariko bitewe n'impamvu iyo umaze kurenza 18 bitewe n'impamvu aho siri kujyamo cyane kuko nta makuru mfite ariko gusa nigeze kubyumva bitewe n'impamvu ushobora gushaka wenda baraguteye nginda kandi ntacyo bitwaye sinzi ukuntu bisengura ariko imyaka yemewe gushaka 21 yego kubera ko nzi nanje kari 21 pe nejo bundi twagiye gushinga ko wenda tuvuge ko wenda gifite 19 abura nk'ibiri kugira ngo wenda abe official wowe urabura iki kugira ngo urongore njewe yego mana yanje neza ubundi yego nabuze umugabo wamuhebe tere mwajemo naramuhebye oya udatuma byose mbishira hanze mena umuceri twe hari ahantu twahuriye kwa Noheli sibyo kandi wumva ujya munsi twahuriye hari mena umuceri Noheli yambwe ariko mana yanje mani mwagiye mure ushatse kugamba kuri ari umugabo ari shero wanje ari muri kumwe mwe mufise gahunda yo kujyana uriya mutipe yarari kungamira kandi Noheli cyo cyamuzanye ze kungamira hoya apana gukamera impamvu yagusize mu ndirimbo impamvu yansize mu ndirimbo urumva yavuze yuko niduheza kuririmba twe turaza kujya iwabo inde njewe nande noneho nyuma utangura kundaba urujisho mitambayo nje nande nyine twari nanje ndago ndi gusobanukirwa umugabo wanje hari urukunjinja ninde Noheli yego ufashe aya nimba mutsiko je ibimenyetso afashe ingurube n'umusiramu arabyegeranya arabwiye ngo birare mu buriri bumwe mwarahuye mukahoberana mukagira iki nyuma yaho Noheli akaguhamagara akavuga ngo Tereza ngo duhurire hahandi unakukauka jana mukauka na nabesha ndaguhadusize kurikiye Kanyombya njewe ujanye na Kanyombya ndaguhadusize nje impamvu nabasize ni sibyo icyambere je sinari kubyemera yego ndakibaza ndago wadusize ukurikiye Kanyombya impamvu nabasize ni sibyo naragutanguye nimba wumvirizaga ko Noheli leta aho yaha Noheli je ntiyone leta niko bimeze urumva cyane huyo rero rwose disi mwese mufite za confidence uhinyatsi niyo nje ndi muntu ndunjije Noheli
ndagera kukamba Noheli we tere Noheli ndagera mu bagabo ndeke tereza bureke ndanu gafungura gashimi k'inkweto zawe ariko hewe niyo fungura gashumi ijya ndirimbo agiye gukoraga miki none se kuja gufasha umuvandimwe si ibintu bisanzwe gufasha wagiye gufasha urafasha uri kuwaruje hoya hasi Nyine, okay, nibyo Dani. bageze naho Weka banatongana ukazi. baranatonganye yaranyishuye ndani nuza rura Noheli afise ikibazo mu mutwe wagira ngo umutwe urakoze. wagiyemo amazi umva ukuntu bimeze gahewe njye yashatse no kwivugishwa ngo je ngo sindaguhenze ngo amahera ngo utaje ngo nkurungikire ngo imuhira ndavuga ni hoya nibishoboka umurungikire muhira gute ngo je ngo mbanze ngo ngende iwabo nyene ngo muri chambre yiwe amahera ku kazi ngenda byanze urumva atora Tereza ahantu hose ugivuga ko wabyanze ndongera kumbeshe akaga kari no kwiye ndabikirwe Noheli yigeze musaba Noheli aribere hamwe na Sheri we muremure guca gakobwa kanyoro kana huya bajya abana bose arabajya nawe rero ubwo nawe yaragiye gukongeraho ariko kandi ari wawe kandi twaranashwana mwashwaniye gahe twarashwanye kuri seti turashwana Noheli twumvikanye ngo ndahava dukoranye ibiganiro subyibuka nabyo nibuka cyo nuko mwari muri kumwe cyakoze muko uri satani sawa ariko rero muri usigaye twabara zango tuzifunguza telekomande si ibyo byonyene gusa ziranaka shaka ndahisi konzi kingweto zabana nizo zakaga izabandi bakuru zatangiye kwa kabuti je uri umubebe kweli uri umubebe kweli nijoro nuko bukuje ariko hawariyo ibintu biki amabuye yakira cyangwa urazicagiye ubwo ngiye nderekeza oya izifise chargeur ewana none se iyo uzogeje ndaguzije amazi ngo zipfe oya buza wirinda kuzoza oya Zanduye uragira wogenze ute? urahanagura nyine neza uko wibeshe muri Sheri akajamo amazi bigira titititi oya ukuze ngeyo nageze muri feruje ncanira ibara muri feruje rwose biri kunyabiriza zimara umuriro vuba se oya izi ngizi iyo ashatse arazizimya azicana byabaye ngombwa ariko ubu ushaka mu buriro ugiye wahita ushyiraho cyane none uraba uko haba hari nk'icyundi uko mu mwijima urumva uhageze ngo hajya ngo umuntu ngo yabuze ubuzu utufise zibino birato bitubicana bivuze ngo bagushikiraga ku ngweto zawe baragushakishaga bakavandi utotubesha waziguza ngahe ndo mwatubone mukobwa wambaye izi ngweto 20 yaziguze makesi nizo teknolojia irimo tumbwire nawe da ni original ra ni original uzobaze Tereza bino birato cyangwa ko ari nziza kurusha magazi wa mukobwa wa ariko nkizambara zemera ukuriyakanira iki kandi umunsi wa mbere uzambara abantu barasaze kubwije ukuri wamuse nagenda mu ikambi muki nagiye nazakica mu ikambi ya Mahama za Kibungo mama umusike muri mu nkambi mwe nabayaka kagiyeyo ndazaca ndamanuka iyo ufise nawe ufise fish yari mu nkambi ati mu mararungu wacu ni hawa uzajya muri Amerika nawe njyewe bici bigenze neza wewe wasabye kuzajya he muri Amerika n'umugabo nzoshaka azoba ari muri Amerika niyo wowe wasabye kujya mu state muri Amerika state mutinda rotajya koko nese ugiye kuvuga ko ntazoshaka umunyamerika nagacara nyine yakaye batubwira ko nimba ari Michigan wowe ni he ni muri Amerika ntaza agace ndagaza agace n'uyu nguyu nose ifishi warabijuje byaramucanze rega jewe hani ingorane iyi ni ingorane rwose mugabo neza wanze gusuka wanze gutunguza watereka imisatsi noneho nimba hariho ikintu nsigaye nanga n'umutwe wanje ese utekeza kuzabona umugabo n'uwo mutwe umeze uco na mugabo se reba akaburungusha inyuma akarungusha oya ariko mfise umutwe mwiza ahubwo nuko byageze aho ukisatura hano hagati yaje mu kintu ariko mfise baraguhetse ukanyerera ukabanza umutwe kwibuka cyangwa kuno batora umwana bamutimbuka hasi yenda nibafata gahanga ngo bagashira hasi ukaba ari nk'ikintu cyakwituyeho nk'igiferabeto shamane naho hantu rakabije naze wazuka imisatsi ngwino ngusuke ndabimenya ese burya mwese rero nzi gusuka tereka imisatsi uze nuko nyine muhendwa wowe mutwa wawe ko ibyo bisatsi byose uwo sanga umezote nyine bakogoshe mu karaba dama nawe wenda warogoshe uyu nguyu areba ibintu beze nk'ibyatsi aba yahishemo ni rucaca narimo n'ibisuko bivuze ko nanjye hari n'ibisuko byitwa paparangunda
ni papa arankunda nyene so ubu turi kumwe n'umunyamerika tutabizi ni umunyamerika ukaze ariko akwishinyagurira ako mana ni izina ry'Imana nge nzoshaka umushinga nto w'umunyamerika papa umwirabura se cyangwa umunyamerika umuzungu ayigamana ngo kuko ntazi icyongereza n'igifaransa nzojya ngerageza uzojya ugerageza ngo pe uza kugerageza bitandukaniye no kugerageza uzogerageza mama bizoguhire ngwifurije amahirwe mata mama ariko rero ni sawa dufite ibi birato n'ubwo ngo n'ikirere gihinduka uraza kudushyiraho urumuri da igo pe atubabarira atumurikire utubere urumuri ndagace ubu suko mvuga ndasone ufite umuntu ungana nawe wo kugenda wambaye ibintu biri kwako woshkuri pamera nunyurire bya pamera nimba mumva yuko nambaye ibino birata ari ubwa mbere wowe utarazomba wari wazikoze mu birenge byawe uzambaye iyi ngweto tuvugisha ingweto nambaye oya kamera nabira biratugeze ukambara nturabyambara $10 wari wazambara $10 mwese na iyi gura amajewe 50 wowe urwo rwagwa rwo rwiza yero uziko bino birato byanjye bifise sharijeri zinacagirwa oya manebu urayera uvuga ko ingweto zanje atari nziza ngo zari kuba nziza iyo ziba zitaka ahubwo zibureni ariko izi za Teresa sunoneho ni baya sana ya baba dore urukweto manebu ururugura gasenga $10 senga $10 $10 yego ariko nababajije ngo kubera iki mugira urusaku mubona muzabona abagabo nje ariko ndagonza kuzaga mani bubu niba ari umuntu witondaga muri iyi si no muri iyi mihanda ninje burangiraga amagambo make cyane ugereranyije n'ayandi ngeranije na gandera naguyimuka byagajura hanga ushatse kuvuga ko ari ngiye ugira urusaku rero niko vuze uziko nimba hariho umuntu witonda mugabo nanjye nitonda muri mundu yigamba ibintu none ngewe hungira n'akajwi gatoya yimanuke oya ningira n'akajwi gatoya he shuwa ufite ijwi ritoya cyane gose je ujyanje jyana na uzanyumvirize ku telefone ugira ngo nakabebe kandi nshaje uzikijwi jyanje gifunze ndongambaga naho naho umusazi Jesse naho umusazi nkawe koko ndo twaba basakini shatire uru umusazi we birakabije oya batubwira muri commentaire ngo ndo umusazi niko bavuze nago ubundi urumva utandukanye n'umusazi kuko aravuze ko uri umusazi bivuze ngo ndago ndi umusazi ndi umusazi okay bivuze ngo we ni umusazi wowe wise gutyo ariko nabwo nawe ntabwo yababaye umusazi yababaye umusazi urumva mbega kuri mu Rwanda wazika kugamba ikinyarwanda ugujuriga mijuru ariko nawe mu Kinyarwanda wenda sinzi wenda neso we avuga ati kugamba bakabona kuvuga bande kubagamba ni bagambe cyazani kirundi nginyoni ya hano igikeri yani igikeri kandi igikeri kiba mu mazi inyoni kaba mu giti egiye ndo aho mu igikeri cyaba cyarahanu inyoni ubwo ngo ubwo zigikeri cyane inyoni gute kitava mu mazi urujyo gwahanuye igijyanye inyoni ikimuga cyasutse urumogi yes ako se ariko rurota reka birabura uragurika nyabibona nari bakizakuriza imbaraga nagaruka gupfa kubona imbaraga oh my god yes ikimuga cyasetse urujyo iki bagambaga urujo sheri niba utavuze gute ndakubona kabisa muri je ariko wariyemeje ngo nagukirya ngo usigaye urya kokombre gusa urashaka ko taye iba taye y'abazungu ndongijya ubu ndongijya zigenda nkwa induza ubushera nabuvuyeho navuye no kunduza no ku mata garabyibushaga nago ubu ndi kujya kokombre gusa na twa karoti tubisi urufitiye gahunda n'udutunguru ndashaka gutera ngigitunguru urashaka neza kugira taye française yego ukajya nyine uhangayikije abazungu yego pe mwese mufite inzozi zo kujya oya njyewe ariko biri mu nzira yego umunyaburayi ngiye kumubona nanjye bizoba ngiye kuzaba umunyaburayi mu gihe gito ushaka kuzotera nk'iki gitunguru uriraba ukabona uzoba nk'igitunguru cyane igitunguru urakizi wigeze ukirabaho cyane ni nayo nzira ndimo ujya uraba ibisusu gifise kandi ariyo nzira nanjye ndi kujamo ujya uraba ibisusu nyine ahubwo se uraba ibisusu mfite urabirebaga ku bisusu nawe Jesse nabiraba nago uranabi ukuntu igitunguru kiba kimeze mukabyagaje wereka basi iyo vuga ati ukazomera nka tungurusumu mukabyagaje reka ngubaze bijya binuza by'ibicececeje reka ngubwire mukabyagaje we
urarinda kugamba ngo ndago nzaba ngigitunguru ubwo mbayeho gute ubundi se wabibona ute mukabyagaje mukabyagaje ndagumuze arakabya wa bugu yari nabonye je undi yishe nduza ngo niba ari mishu wari umukuye mwijije nundi musi ariko je nta muntu uzojya umenyera yego nta muntu wamenyera nundi musi yego nanone ugira amahande kirira muto kandi arakana oya reka kamutera inkuru hari ahantu twagiye kuvumba ibiryo banantumiye urumva matana gutumiye banumiye we cyangwa ari witumiye oya ha banumiye bagenda batuzanira ibinyama bimeze ukunguku mana yanjye nageze ndavuga binyama bibi cyangwa bibi wagira ngo biba byavuye mu iriye wagira ngo ni amacebe amacebe nk'ingabura rukundo nkubwije ukuri narahageze ndavuga imana yanje nimba banshakamo igitambo kwa Cina na Yesu ndacyaha shuwa nyamabondo yaguhaye inyama ndumva kandi ibintu ubutse ujya vuga nta kibazo gamba bagumuntu barambwira yagiye kwa nyamabondo inyama bibi aho si wa nyamabondo yatangiye kuyi warifashe ugiwe yamamagaye je yanumiye akuzana inyama bibi yego akuzana ibyo kurya ku meza ubona nago ugishaka wumva ibintu ubona ni bibi bimeze nk'amacebe ubona naga ari byiza sibyo waravuze ati simbiriye cyangwa warabiriye narabyanze nice uri umugore pe umaze kubyanga warasohotse mu rugo uzi cya kintu bajya bavuga ngo ibyo ubonye hano ubisige hano kujya usohoka ugasohoka ugenda wasaza iyo washatse kubivuga bijya hanze sibyo niba washatse kubivuga bijya hanze byari bibi n'ubundi byanagiye hanze byase byarabyakira sibyagiye hanze sibyo nasiko naherutse nyama bondo atekaga inyama nziza byamugenze byahera bijya binyama ko byari bibishe si ukubisebya sinzonasubirayo kugira ngo nabyemere sinzosubirayo nariye kimwe ariko umutima wari umvuyemo ngiye kukigarura ngo mu maranga afise inda mu maranga ingenda yanzovu sinjo probleme sasa 3 n'ubufasha je yamereje wiziritse cyane mugani ubwo ngubwo nabyiri kugora nabyo sinjo probleme abatu kama mtu anakupatia chakula anaanza sema mimi nampatia chakula hakuna watu wanakudanganya ni kweli ulikudanganya mimi naje dikwibaza niba umuntu agwaye ibiryo kukagenda avuga namuhaye ibiryo namuhaye ibiryo je nini nagashobora guceceka babaje baraceceka rero babagambe niba waragiye hajya kwa nyamabondo ntawe nabwenge ufise babwije ukuri umuntu wese ndabwenge ufise waragiye iki nagiye ariko nabyo nigeze njya je nagiye nabyo nigeze njya nabyo nigeze okay ngoya je nagiyeyo inyama nziza zo mubiri ziro tipe none se uri kumushinjiki oya si ubivuze se nje njinjijiki ngo kwa jua leo unaenda unasema ikoza nyine nyamabondo bakoze ni najyo ndekireza ryarakajuyu nuko ama ibyo bijyo akaje kubivuga uyu nawe yibuka ukunda ariko binyurira yarabiyuriye kamera ibiyo iyo muri kuri none ikibazo kire kuba twebwe kuba bivuze nanje ngamufasha kuki yavuze ngo amaye inyama ngo yarabimucuriye kuki yabimucuriye ari abandi bagakunda gucurirwa yarabinyuriye sibyo noneho sibyo byonyene kuba umuntu ugize mugaba twese nuza Esther ntiyarwaye mu nda yonda gupfa niba yararwaye byanyabyo sindi kurengera nizo nyama yari usajya mu nda yihandiye kuko narihaze byose bimvamo ubwo nyamabondo yabakoroga kuze ziki hoya ntigeze ndoga sibyo ahubwo bijya bijya ngo byari bitambye kandi genda umwana w'Imana winikijwe amaraso ya Yesu Kristo ya Yesu haleluya wambara ibirato byaka uru ninjye warujimije kugira ngo mubyumve ko yo nshatse nduzimya cyangwa rwaze zimya byose biko hawariyo ego hawariyo iyo nshaka mindura ibara bitwe ndagogwazima nugo ruzimya ndarumuri dushaka aracyari kare no hasi ziraka wazibarezi cyane nizo biratamo imbere zifisemo batiri ahubwo umunsi kumwe zizamutwika umuzafatwa n'amashanyarazi reka harimo amashanyarazi ibirato banjye ni sharijeri ni munsi n'aba USB USB ni sinyari
ibi nibi sinyari aho unyuze hose umuntu ntabwo yakubura harimo GPS ni sinyari jesi ngo mana nyagazani mana koko ego koko mukabyagaje koko wava mu ngweto mukabya zaka kaju ni wowe kandi niwibaze ku birato byanjye bwo kuva wovuka nturigera ubyambara sibyo kubiraba uko ese nyene nicyo uzi guteka cyane njyewe azi nzi guteka guteka isosi y'amagi neze kandi wosanga mutayizi isosi y'amagi sheri n'ubugari biraryoha yego rwose ndagari umureti n'ubugari ni isosi y'amagi isosi y'amagi ese ari umuntu wikiza ayibonamo ukabyara oya uteka utogosa amagi buriya gamara gutogota ugakora isosi ku ruhande gamagi ukagashiramo n'inteko cyangwa se ugakora isosi y'amagi ukayameneramo wakoze itomati n'ibirungo byose ugashyiramo utuzi duke ugahisha ubugari niko abakongomani turya ahubwo ndunguye kuba n'abarundi babizi ariko ndicyoha pe reka da biterwa n'uburyo wabikozemo uko uzigira inuka we nakoreka ndeke kuvuga ngo ibiryo nawe rero usigaho watuma ubuse nimba ariho umuntu murya n'amasosi igirigira imboya utora amagi niba yenda tuvuga ugiye gukora umusosi w'amagi 3 urumva utora amagi 3 ukayamena ukavanga ni ikihe gice cy'ihene utarya igice amabuno ihene zigira ikibuno ukuguru ubwo ngubwo n'itako ariko mwana we kuriya ujya muriza ahantu ushingiye bivuze ngo n'utunduza tw'indanga tw'ihene uratujyaga hoya ujya uraba kuntu inuzi imena imeze yego sura ujya murizo wayo yego kuri kakanu ikajya kabuno umutwe ariko urawuzi umutwe hoya twagiye kwa mudasobwa barabiduha biratonanira Jesse njya nkujya ururimi uzikunda uraryoha ururimi ruca ruhanda uzi ugutwi kw'ihene uzi ishinya y'ihene uzi ururimi ishinya nyine bijya hejuru y'amenyo urakocora uzi umunwa w'ihene ariko umva numva nk'ugutwi kwa kocoro ashaka uraryoha urayuguma kucu mana we niba wampa ugutwi kumwe n'ubugari amaso akagari kanombye n'amaso ndagajyaga amaso y'ifi nago ndagajya n'umutwe gw'ifi ndaconda noneho niyo netse mu mavuta ntabwo njugunya n'amagufwa ndayegeranya akanuza agasambaza najya amaso je ndayakuramo mba ndaba rwandabira mu isambaza n'amaso yakuramo mwica nyakuramo ibaza niba ndakuramo amaso y'ifi niba ndakuramo amaso y'ifi ni gute nakora niyo mpamvu nawe ufise amaso angana uko oya hano ukajya amaso n'ukuri noneho mfite amaso manini n'igisho ginga nibihaha pfa kuba ari inyama ni inyama ndanyama kwa mkongole yariye n'inzoka yaraziriye n'inzoka yaraziriye muri Kongo bararya ibyo ewe reka kubigamba cyo kwazaho biramusa biba yariye inzoka ko yari ikibiramusa neza yego tere nukuri ese ndeye neza nk'inzoka ubwo wiziritse gutyo ntabwo uri kubabara katira kundi wiziritse ariko muri kwibaza ku bubyibuhe bwanjye uraho ture wiziritse ute kwanza wiziritse hano jinsi tosha mukono ndio so tosha mukono werera base bino bintu byereke bino bintu tubishireho umucyo sibyo uratwite koko agutwite ndanya amabondo yanzo none se umuntu agushinja gutwite atari waguteye inda uramaze ikibazo kirihe bari kunserereza noneho basi niyavuga ko nwite ntihashiremo ko yanavuyemo ariko naho ndakomera hewe urazi guterwa inda uwo munsi ugacuna yikuramo ndakomera wayikuweho n'amasaha 20 n'ataragera none nyamabondo nuwo nguwo nyine wumvishe ese ngo nguko izo nkweto zakagenda cyazibazaho ubwo waragiye ku isoko uragura bakubwira ngo je nagiye mu isoko bakoze kuri buto ndavuga inimana yanjye ni mu mara kuva ababonye ndabona kuva navuka bino kuva navuka nibwo nayimbyaye ndabaye 5,000 umuntu uri bumenye Hormuz muri mwebwe Hormuz bitanu birangitse mana Hormuz bwo situngurusumu ndagaruka inyuma nongeraho akantu ariko nsubide kuri 5 mve ku 10 umuhora wa Hormuz ubwo ni inyama y'icebe gingo
none se nese ubwo nuruhe rurimi mu by'ukuri ariko muba muraho gusa mubyuka mugenda ni muzigo n'iki shabana ya cyakoze uziko ari abantu kuri nosi ibyo ngibyo n'abana biga muri troisième année primaire umuhoro wa barabizi horumuzi se nyine ni gifefe ko si tubwire ni gifefe ko nibura horumuzi ni iki kiri kuvugwa cyane ku isi ari kuvugwa oya inguru inguru iri kuvugwa nuko yambano yakubise umugore yamugonze vuze ku isi ndaga ni mu Rwanda vuze iby'abagore n'abarwanya n'abagabo gusa n'ibyo kurya ndagaswira kiranani mani nkuri iri kuvuga ku isi kweri ni hari kuvugwa indambara yo muri Iran yo muri Iran na he ikindi kiri kuvuga ku isi Iran na Amerika buretse oya ndabitsindira ikintu kiri kuvuga ku isi hose sibyo kikavuga hose haryo uvuze intambara ya Iran navuze Iran ni inzara yatewe niko bimeze yatewe n'iki ibiciro byarazamutse cyane ibyo bintu biri kuvugwa ni amahera yanjye mu yandungukira oya barakurungukira igisi essence yarazamutse cyane ni essence cyangwa ni igitoro essence se yatewe n'iki kugira ngo essence zamuke biri guterwa n'iki bureke nyene nibuge kuvuga gitera ugamba n'iki bimutera biri guterwa n'iki biri guterwa n'indambara ya Iran na Amerika muri make ntabwo uramenya horumuzi cyari cyo horumuzi ariko njye nakivuze dukopeze ongera dukopeze ni gifefeko ni giki bavuga ko essence inyura he mu matiyo ituruka mu butaka inyuze mu matiyo mu butaka se mu matiyo ubwo barayicukura essence na peteroli tubwire ubwoko bubiri bwa kondomu Yesu Kristo mwami we hari akabagore hari n'akabagabo wowe tubwire ubwoko bubiri bwa kondomu bubiri niba hari shire kondomu se niki ni kondomu nikajya basambanisha zumba urutunega muba muzi nyine tugiye aho ngaho mwahita mwisanga cyane bubiri ni buriya hari ubwo hari akumugore hari n'akumugabo akumugore wari wagakoreshaho ntabwo nako kabagabo ndongazi ndone nagakoreshaho ariko nzi ko ari mu bwoko bubiri ubwo bwoko bubiri nibwo mbashe kukubwira akumugore yambara n'akumugabo none zo kuvuga ngo akumugabo ntabwo kazi ndagakoresha ujye ukora gutyo tu ariko ngora gucika injego ndisugi masugi yahuye nasugiwe n'umukobwa wanjye birarangira